Yesu ashimwe cyane. Ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, abantu bose bankurikirana, abantu bose banyumva impande zose z'isi zitandukanye, ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tugiye kuganira kuri uyu mwanya ku ijambo ry'Imana ry'umugisha. Tugiye gutangira dusenga Imana, nitubanza tuganire ku magambo y'Imana meza kandi arimo imbaraga z'Imana n'umugisha mu izina rya Yesu. Mwami Yesu Kristo, ndagushima mu izina rya Yesu Kristo kuri Imana ikomeye. Uri Imana ishobora byose kandi igira neza, uri Imana y'ibimenyetso n'ibitangaza. Uyu mwanya mwiza dufashe tugiye kuganira ku ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rifite ubushobozi, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirategeka mu izina rya Yesu. Ndakwinginze ngo ijambo rimanukiremo, ukora ibitangaza, ukora ibikomeye, umanura ubwenge no guhishurirwa, abantu bose baryumva baryakira, riba imbuto nziza imerere mu buzima bwabo no mu bugingo bwabo. Imirimo n'ibitangaza bikoreke mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Bene data bankurikira, nongeye kubasuhuza kandi mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turashimira Imana uyu mwanya mwiza wo ko tugiye kuganira ku magambo y'ubuzima cyangwa y'ubugingo, ko biravuga ngo ijambo ni umutsima utunga ubugingo. Nkuko umubiri w'umuntu ukenera ibiryo bitandukanye bifite intungamubiri zitandukanye, umuntu abirya akamera neza, umuntu abirya yarya neza agatekereza neza, yarya neza akabaho neza, yarya neza agasa neza, ni nako niyo umuntu ari ijambo ry'Imana w'imbere agira ubuzima bwiza, agira intekerezo nziza, agira gukura neza, asa neza. Umuntu w'Imana imbere mvuga, umuntu w'imbere mvuga ni umuntu w'umwuka. Niyo mpamvu dufata uyu mwanya tukagaburira abantu ijambo ry'Imana batwumva mu mpande z'isi no mu bice bitandukanye, kugira ngo umuntu w'imbere, umuntu muzima nawe abone ubuzima atunzwe n'ibiryo bitunga umuntu w'imbere, aryo jambo ry'Imana. Yesu rero abaho umugisha mu izina rya Yesu. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo, umutwe w'ijambo uravuga kumenya cyangwa gusobanukirwa imikorere y'Imana cyangwa imikorere y'Uwiteka, gusobanukirwa imikorere y'Imana yacu. Niyo magambo tugiye kuganiraho. Buriya ndatangira mvuga gutya ngo ni byiza cyane kumenya imikorere y'umuntu, ni byiza cyane kumenya imikorere y'umuntu mugiye gukorana. Niyo yaba ari umukoresha wawe, iyo umenye umukoresha wawe imikorere ye, bikorohereza imikoranire yawe nawe. Niyo umenye urugero nshaka kuguhereza, ni ukuvuga ngo niyo ugiye gushaka, biba byiza cyane iyo ugiye gushaka umuntu muziranye, uzi imikorere ye, uzi imigenzereze ye, bibafasha mu buryo by'imibanire yawe nawe. Rero ni byiza ko n'abantu babana n'Imana cyangwa bizera Imana bamenye imikorere y'Imana, kugira ngo imikoranire yabo n'Imana iborohere cyangwa igende neza. Buri gihe cyose iyo uzi imikorere y'umuntu mukorana, iyo uzi imikorere n'imigenzereze y'umuntu mugendana, bikorohera cyane kugendana nawe, bikorohera cyane gukorana nawe, bikorohera cyane kubana nawe. Niyo mpamvu rero n'abakristo tugomba kumenya imikorere y'Imana, kugira ngo tugirane nayo imikoranire yagutse, cyangwa se imikoranire migari, cyangwa se imikoranire nayo irambye. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu tugegana kuri iryo jambo rivuga kumenya imikorere y'Imana, kugira ngo tubashe kugira imikoranire myiza n'Imana. Yesu aduha umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye kurisoma iryo jambo, tugiye kuganira riri muri Yeremiya ibice 29 guhera ku murongo wa 11 kugeza ku wa 13. Havuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza, muzagenda musenga, nanjye nzabumvira. Muzashaka mumbone, nimushakana umutima wanyu wose. Amen. Yesu ashimwe cyane. Tugegana kuri aya magambo
y'umuhanuzi Yeremiya yaganiraga ku bwoko bwa Isiraheli bwari bumaze igihe kinini buri mu bihe bitoroshye bimeze nk'amagufwa ya Ezekiyeli yumye, bari mu bunyagano bamaze imyaka hafi 70 Imana yarabaretse. Ariko mu Imana irimo iganira n'umuhanuzi yamweretse imikorere yayo. Yamye ngo nubwo mumaze imyaka myinshi, nubwo mumaze imyaka 70 cyangwa irengaho muri mu bihe biruhije bikomeye by'ubunyagano i Babuloni, mutagira ngo imikorere yanjye ku buzima bwanyu yarahagaze. Avuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira. Icyo nshaka kuvuga kuri ijambo ni iki? Ibyo nibwira nzabagirira ni igenamigambi. Ni nk'aho Imana abwira abantu bayo ngo mbafitiye igenamigambi kandi ryagutse. Yesu ashimwe cyane. Igenamigambi nuvuga ngo Imana dukwana nayo dute rero kugira ngo tumenye korana n'Imana. Hari igihe dusenga Imana, hari igihe dushaka Imana ariko tutazi imikorere y'Imana, bikadutera rimwe na rimwe guhabana n'ubushake bwayo, cyangwa bikadutera rimwe na rimwe amakosa mu buryo tuyishakamo, amakosa mu buryo tuyisengamo, amakosa mu buryo tuyikoreramo. Imana ni Imana igira plani, ni Imana igira gahunda, ni Imana igira igenamigambi ku muntu rirerire. Yeremiya uyu dusoma we igice cya mbere, Imana yaramubwiye ngo nakumenye kera utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, ngushyiraho umurongo uzagenderamo, ngushyiraho igenamigambi, ngushyiraho kuba umuhanuzi w'amahanga. Yeremiya akabwira Imana ngo none se ko ndi muto nzabwira gute ayo mahanga? Imana akavuga ngo ya nibyo uzakora naho uzakorera narahagennye kera. Rero ndashaka kuvuga iki? Tugomba gutekerereza ku buryo bwo gukorana n'Imana bugari, cyangwa mu buryo bwo gukorana n'Imana burambye butari ubw'akanya gato. Hari abantu bazi ko gushaka Imana bimeze nko kubipa, cyangwa gushaka Imana bimeze nko kugenda mu gitondo. Hari abantu bashaka Imana mu buryo bimeze nko gukina urusimbi. Iyo umuntu akina urusimbi asheta ako kanya ashaka guhita yunguka. Ariko gushaka Imana ni igenamigambi, ni ukwemera kwinjira mu mugambi w'Imana. Imana ikagukora, Imana ikagutegura, ikanagutegurira icyo izagukorera mu gihe cyacyo. Bivuze ngo iyo bavuze igenamigambi rigira igihe. Urugero rworoshye mu 2000 twatajya bavuga ngo 2020 abantu kuva 2020 hazaba iki. Ariko hari igenamigambi rigari. Ariko 2020 twayigezemo tubona bya bintu byose batubwiraga muri 2020 ntabwo twabyumvaga. Bivuze ngo n'Imana yitutegurira, idushyiraho ibintu by'igihe kirekire, igashyiraho urugendo rwacu rwo kugendera muri icyo kintu kugira ngo tugere kuri ayo masezerano. Niyo mpamvu rero tugomba kuba twiteguye, duteguwe, dusobanutse mu bitekerereze no mu myumvire no mu mikorere kugira ngo tubashe kwinjira mu mugambi w'Imana. Ntabwo rero umuntu abyuka mu gitondo ngo ejo ahite yinjira mu mugambi w'Imana. Ntabwo umuntu abyuka mu gitondo asenga ngo ejo byemere. Ahubwo Imana irategura, ibanza gutegura wowe, yamara kugutegura ikagutegurira n'ibyo yagambiriye ku buzima bwawe. Niyo mpamvu bivuze ngo erega nzi ibyo nibwira kuzabagirira, noti ngiye kubagirira, nibwira kuzabagirira. Bivuze rero ngo Imana igira igihe cyo gutegura, ikagira n'igihe cyo gusoza ibyo yateguye. Niyo mpamvu yabwiye Aburahamu ambwira ngo igihe nk'iki kizaza nzagaruka hano umugore wawe Sara afite umwana w'umuhungu. Aburahamu ntabwo yabyumvishe neza na Sara bitewe n'ibihe bari barimo, ariko Imana ibisobanura neza ngo Aburahamu mfite igihe cyo kuvuga, mfite igihe cyo gutegura, mfite n'igihe cyo gusohoza ibyo navuze. Imana iramubwira ngo ntakinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Rero bantu b'Imana barimo banyumva bankurikirana, tugomba gukorera Imana, tugomba gushaka Imana, tugomba kugenda mu masezerano y'Imana, ariko tuzi neza ko Imana, imigambi w'Imana ufite n'igihe cyawe. Yesu ashimwe cyane. No gusenga kwiza ntabwo umuntu akwiriye gutitiriza Imana gusa afokasinga ku kintu ashaka runaka, ahubwo ukwiriye no kuba wagutse mu bitekerezo byawe. Imana ibwira Aburahamu, yamubwira ngo rero iki gihe Aburahamu yumvaga urubyaro rutakiriho, yumvaga kubyara byararangiye, ngo umugore we yarashaje na Aburahamu ashaje ari umusaza. Arangiza abwira Imana ngo ariko ndumva nta mpamvu y'ibyo bintu kuko nabyaye Ishimayeli, nugenda ukamukomeza biraba bihagije. Imana ibwira Aburahamu ngo kuko ubishaka nabyo ndabigukorera,
Imana niko imera. Ishimayeli ndamukomeza pe, nawe ndamugira ubwoko bukomeye, aravamo amami 12 akomeye. Ariko isezerano ryanjye nateguye, umugambi wanjye nashyizeho ku buzima bwawe, ntabwo uri buhindurwe nuko ushaje, nta nubwo uri buhindurwe nuko hashize imyaka 25, ahubwo iki gihe nicyo nateguye kirageze. Rero iyo ikintu bita igenamigambi rigira igihe, nuvuga ngo iyo umuntu agena ibintu abigenera n'igihe. Yesu ashimwe cyane. Ibintu bigenwe biragenwa bikagenerwa n'igihe cyo kuntu bizagenda bikorwa etape kuri etape. Bivuze rero na Abrahamu yagombaga kugira ibihe, akagira umugambi w'Imana nibyo, ariko akagenda agira n'igihe cyo guhaguruka agasiga, cyo kugenda, cyo gutandukana na Loti, akaba muri ubwo buzima kugeza igihe azagera ku gihe Imana yavuganye nawe kubyara Isaka. None nashaka kuvugana n'iki ubwoko bw'Imana bunyumva, nashaka kuvugana n'abantu Imana banyumva, nabwira ngo Imana ni kwikora. Imana ikorera mu mugambi kandi Imana itegura umugambi. Bivuze ngo Imana ni vision ndende. Iyo ushaka no kwana n'Imana, Imana ntago bayiba, Imana ntago bayiruka, Imana ntago igira amarangamutima, Imana ntago igira ruswa, Imana ntago igira ikimenyane. Imana ikora ibintu byayo umurongo ku murongo, umurongo ku murongo, igihe ku gihe, kugeza igihe izakwinjiriza mu byo yavuganye nawe. Rero iyo ushaka kugendana n'Imana, iyo ushaka kubana n'Imana, iyo ushaka gushudika Imana, bishaka umenya imikorere y'Imana n'imigambi y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, nzi ibyo nibwira kuzabagirira, ntabwo ari byo mbagirira, nibwira. Kwibwira murabyumva, kwibwira n'ibyo Imana idutekerezaho. Iyo twizera Imana, iyo twahisemo Imana mu by'ukuri, ako kanya ihita idushyira ahantu bantu bayo runaka. Nuvuga ngo ibifite fayiro ibitsemo amazina yanjye n'imigambi ifiteho n'uburyo izayisohoza no kuntu izabikora. Ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe, arabisobanura avuga ngo ibyo nibwira ni amahoro. Yesu ashimwe cyane. Aravuze ngo icyambere ni amahoro, ibyo mbategurira ni amahoro. Kandi Imana mwibuke irabwira abantu bari mu kaga, irabwira abantu bari mu bihe bikomeye, irabwira abantu bari mu bunyagano, irabwira abantu bari mu bibazo, irabwira ngo ariko nubwo murimo muca muri ibyo bihe by'akanya gato, kuko mwanyimuye nkabashyira amaboko y'ababisha banyu, nkabashyira amaboko y'uburetwa, nago nabahanaguye mu mitekerereze yanjye, nta nubwo nabahanaguye mu byiyumviro byanjye, ahubwo hari ibindi mbategurira kubakorera. Ndashaka kuvugana n'umuntu wari wihebye, ndashaka kuvugana n'umuntu wumvaga ibyiringiro byashize, ndashaka kuvugana n'umuntu wari wamaze gushiramo imbaraga, ndashaka kuvugana n'umuntu wari wamaze kunamuka. Ndashaka kubwira ngo Imana iracyagufiteho umugambi. Ongera uhaguruke, ongera ukanguke, ongera wongeremo imbaraga, we gushiramo ibyiringiro, we gushiramo imbaraga. Imana iracyagufiteho umugambi mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ushaka kureba bimaze igihe, ushaka kureba bikomeye, ushaka kubona biremereye, ushaka kureba bigoye, ariko umugambi w'Imana uracyafunguye, inzira y'Imana iracyafunguye, gukora kw'Imana kuracyariho, imigambi y'Imana iracyariho. Ndashaka kuvugana nawe rero uri mu nyumva iyi saha uneze amatwi. Ndashaka kubwira ngo Imana iracyagufiteho umugambi. Rimba bamaze gufata icyemezo cyo gusubira. Buriya hari abantu batajya basobanukirwa kino kintu. Yahura n'ibihe bikomeye cyangwa yahura n'ibihe biruhije agahita yiheba mu mutima. Akenshi ubwihebe bwo mu mutima nibwo budusunikira mu kuzaba mu buzima bwo kwicuza iteka ryose. Umuntu yakwiheba akumva ikibazo cye kiraza gukemurwa no gukora ibintu bitandukanye n'ubushake bw'Imana imushakaho. Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye kera. Reka dusome Yeremiya igice cya mbere kugira ngo tubyumve neza. Yesu abaho umugisha. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4 avuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye narakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Yesu ashimwe cyane. Yeremiya Imana yamuhamagaye mu bihe bikomeye, imuhamagara mu bihe biruhije, imuhamagara mu bihe bidafite abatambyi, imuhamagara mu bihe bya wenyine,
Imana iramwirerera kandi yamukuza, ariko irimo imushaka kumutuma. Yatangiye kumutuma akiri muto, ko ntabwo yari ifite undi muntu ituma. Yeremiya Imana yabwiye ngo ndashaka kugutuma ku mahanga. Yeremiya avuga ati ntabwo bishoboka mwami Nyagasani Yehova, wantumute, ndi umwana muto sinzi kuvuga. Icyo ni ikintu cya mbere, ni igitekerezo mu buzima Yeremiya yagize cyo kwigaya no kutimenya no kutisobanukirwa, ariko Imana ihita imubwira umugambi mufiteho. Iravuga ngo Yeremiya, kuguhamagara kwanjye biragutunguye, ariko jyewe sintunguwe, kuko naguteguye kera utarajya mu nda ya mama wawe. Bivuze ngo njye nyakunda kubwira nkabwira ngo buri muntu wese uri muri iki gihe cyangwa buri muntu wese ukiriho, Imana yamuzanye mu isi imufiteho umugambi. Shaka kuba ndimo mbivuga uri mupfapfana, shaka kuba mbivuga ureba nanzoza ureba, shaka kuba mbivuga ureba waramaze kwiheba nka Yeremiya, ariko nta muntu waje ari accident ku isi. Buri muntu wese Imana yamuzaniye kugira ikintu asohoza no kugira ikintu akora. Ahubwo ushobora kugera mu isi umwanzi akakubuzabuza, umwanzi akaguhisha umugambi wawe, umwanzi akaguhisha icyo ugomba gukora. Ariko ndashaka kuvugana nawe wari umaze gufata decision yo kwiheba, wumva nta byiringiro ugifite, wumva ubuzima wabushyira mu biyobyabwenge, wumva ubuzima wabushyira mu busambanyi, wumva ubuzima wabwiyambura ukiyahura, wumva nta vision, nta kintu ureba na kimwe. Ndashaka kubwira ko hari umugambi w'Imana ukiguhishemo. Hari ibindi bintu byiza biri mu buzima bwawe, hari ibindi bintu bizima bihishwe muri wowe, hari ibindi bintu bitaragaragara biri muri wowe, bisaba ngo umenye imikorere y'Imana kugira ngo mugirane imikoranire myiza, Imana ikubwire ngo haguruka. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu navugaga rya jambo ryo mu itangiriro Imana yabwiraga Sara na Abrahamu ni Itangiriro 18:10 kugeza ku 14. Imana yabwiye Abrahamu irambwira ngo igihe nk'iki sinzabura kugaruka hano umugore afite umwana. Abrahamu arabyumva, ngo na Sara arabyumva, ngo ari mu ihema, ngo Sara abyumvisha araseka. Imana isa n'itangajwe n'ikintu gishekeje Sara. Imana azavuga ngo usetse iki? Sara aravuga ngo se nanjye umukecuru wacuze utagifite abana mu nda nabashane kubyara? Ndetse n'umuganga Abrahamu ko ameze nk'upfuye, ko ashaje, twabyara dute? Imana yambwira ngo ntakinanira Imana mu gihe cyashizweho. Ndashaka kuvuga iki? Hari igihe umuntu agera mu buzima, hari umuntu agera ahantu, hari igihe umuntu agera mu bibazo akitekereza kumva ameze nka Sara, akumva nta kintu kiryoshye kikiri mu buzima bwe, akumva nta byiringiro bikiri mu buzima bwe, ndetse akageza nubwo yumva kuvaho biruta kubaho. Ariko ndashaka kugukangura, ndashaka kukwibutsa ko Imana igufiteho umugambi. Icyo usabwa ni ugukora cyane kugira ngo winjire mu mugambi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana igufiteho umugambi, Imana ifite umugambi ku buzima bwawe, Imana ifite umugambi ku buzima bwanjye. Nubwo uri mubona unyura mu bihe meze nk'ibya Sara, nubwo unyura mu bihe by'imyaka myinshi, uyu mugore cyangwa uyu mukecuru n'umusaza bamaze imyaka 25 bategereje urubyaro rw'isezerano. Imana bahamaga afite imyaka 75, babye bafite imyaka 100. Bivuze ngo bamaze imyaka 25 bategereje ikintu Imana yavuganye nabo umunsi bahaguruka. Imana ibagarutse igihe cy'Imana yateguye, yagennye gusohoza igenamigambi yayo, isanga bamaze kwiheba n'ibyiringiro byamaze kubashiramo. Ariko Imana yabwiye ngo no, y'igihe cyanjye kigeze n'imisemburo yasinziriye ndongera nkayikangura. Y'igihe cy'Imana kigeze n'ibintu byagupfiriyemo, n'ibintu byadusinziririyemo, n'ibintu bitagikora birongera bigakora mu izina rya Yesu. Ndashaka gusengera umuntu wese uri mu dukurikirana utwumva. Ndashaka gusengera kugira ngo igihe cyawe cyongere kisohore mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibyiringiro byashize byongere bigaruke. Wongere ugire ibindi bitekerezo, wongere ugire intumbero, wongere ushaka Imana, wongere wumve ko nubwo ubona ari inzitane, nubwo ubona nta nzira ihari, nubwo ubona nta rembo rihari, nubwo ubona ibintu biruhije, nubwo ubona ibintu bikomeye, nubwo ubona ibintu bigoye, ndashaka ko wongera gutekereza ku mugambi w'Imana. Haleluya. Ukagira ibintu ubwira mu buzima bwawe ngo nubwo uri mu ndusha, Imana hari ibyo yibwira kungirira.
nubwo ungora wa mubiri we, hari ibyo Imana yibwira kungirira. Ushobora kuba urimo nkurikirana none aha tuvugana, urimo urushwa n'umubiri. Muri ubu buzima tubamo bw'isi n'umubiri tugira byinshi biturushya. Hari urushwa n'umubiri, hari urushwa n'urugo, hari urushwa n'urubyaro rwabuze, hari urushwa n'ubushomeri n'ubukene. Buri muntu wese afite, hari urushwa na kamere, hari urushwa n'ibyaha byananiye kureka. Buri muntu wese afite ikintu kimurushya. Ariko ndashaka kubwira ngo iki ni cyo gihe cyawe, iki ni cyo gihe cyashyizweho ku buzima bwawe, kugira ngo nawe umuryango ukinguke winjire mu mugambi Imana igufiteho mu izina rya Yesu. Waba umaze imyaka myinshi, waba umaze igihe kinini, waba uremerewe, ariko Imana igufiteho umugambi. Ndashaka kuza gusengera umuntu wese uri burimo twumva, naza gusengera umuntu wese ukurikirana ijambo ry'Imana, kugira ngo Imana ikwinjire mu mugambi wayo. Tuzakomeza tuganira ijambo ry'Imana, tuvuga ku mugambi w'Imana n'ikintu twakora ngo twinjire mu mugambi w'Imana. Hari umugambi w'Imana, hari icyo Imana igushakaho, hari icyo Imana ishakaho, hari icyo Imana igutekerezaho, hari icyo Imana intekerezaho, ngo kandi si kibi ahubwo ni amahoro, si kibi ahubwo ni cyiza. Hari icyo rero Imana itegura ku buzima bwanjye n'ubwawe. Ndashaka kuvugana n'umudamu, ndashaka kuvugana n'umugabo, ndashaka kuvugana n'umusore, ndashaka kuvugana n'umukobwa wari uri mu buzima bwo kwiheba budafite ibyiringiro, yari mu buzima bw'umwijima, yabonaga nta handi hantu, nta bindi byiringiro. Ndashaka kuvugana nawe ngo Imana ya Isiraheli, Imana twizera, Imana nyamana igufitiye igenamigambi mu biganza byayo. Rero urasabwa gusobanukirwa imikorere y'Imana kugira ngo winjire mu igenamigambi. Urashaka gukorera imikorere y'Imana, kuyimenya kugira ngo ugendane n'Imana. Urasaba kumenya imivugire y'Imana n'ubushake bw'Imana. Ibyo nibyo tuzaganiraho, ariko tuzagenda twumva etape kuri etape uburyo umuntu ashobora kwinjira mu mugambi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndashaka kuvugana n'umuntu wese ngo haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro. Biravuga ngo haracyari ibyiringiro by'uko n'igiti cyatemwe n'imizi yacyo n'igitsinzi kikagerwa n'umukungugu, ko cyakongera kumva amazi, imizi igakurura ubuzima, kikongera kikaba igitonomi. Haracyari ibyiringiro by'uko ubwo buzima bwawe bwakongera kugaruka. Imana yacyagufitiye umugambi mu izina rya Yesu. Biravuga ngo muzashaka, nimushakisha umutima wanyu wose muzambona. Yesu ashimwe cyane. Imana yifuza ko nta kindi kintu duhugiraho. Imana yifuza ko nta kindi kintu tuyigeranya nayo, nta kindi kintu tuyisanisha nayo, ngo nushakisha umutima wawe. Bivuze ngo ntago kwinjira mu mugambi w'Imana byikora, ntabwo kwinjira mu mugambi w'Imana byizana, ahubwo ngo biterwa n'uburyo twashatsemo Imana. Yavuze ngo nimushakisha imitima yanyu yose. Yesu ashimwe cyane, ngo muzambona. Imana iraboneka, iyo umuntu ayishatse iraboneka, iyo umuntu ahagurutse akayishaka iraboneka. Rero ndakangura umuntu wese kugira ngo ahaguruke yinjire mu igenamigambi y'Uwiteka Imana. Nabwiye ngo iyo umenye imikorere y'umuntu ukorera bigufasha kugira imikoranire myiza nawe. Iyo umenye imigenzereze n'imitwarize y'umuntu mugiye gushakana bibafasha kubana neza mu bushakano rwanyu n'imikoranire yanyu. Bivuze ngo ni byiza ko dusobanukirwa Imana, tukamenya n'ibyo dukorana nayo. Imana ntago bayibipa, Imana ntago bayiba, ahubwo Imana igira umugambi, igira intego, igira igihe, igira kunikora ibintu byayo mu izina rya Yesu. Ntago Imana igizana ibintu mbere y'igihe cyangwa ibizana nyuma y'igihe, ahubwo Imana yayo ibizana mu gihe. Rero iyo ushatse Imana bishaka ujye kugenda nayo kugira ngo umenye n'igihe gisohorera, umenye no kwinjira mu gihe cyawe kugira ngo ukibyaze umusaruro mu izina rya Yesu. Hari igihe rero umuntu adasobanukirwa Imana n'imigambi yayo, n'igihe kikaza kikamucaho, ndetse cyangwa se agakenera gukora ibintu mbere y'igihe. Ariko ibintu bikozwe mbere y'igihe ntabwo ari cyo gihe, kuko na Aburahamu twavuga uyu yashatse kubyara mbere y'igihe cy'Imana, ngo ashaka Hagayi umujakazi wa Sara wakuriye mu rugo rw'umunyegiputakazi. Ngo ariko ngo amaze kumushaka, ngo ndetse aranahirwa mutera inda, amubyara umuhungu witwa Ishimayeli. Ariko ngo agiye ku musozi w'Imana kugira Imana ikomeze isezerano, Imana yabwira ngo ibyo si byo by'igihe, ahubwo ibyo ni ibintu wishakiye mbere y'igihe. Igihe cyose dushatse ibintu mbere y'igihe rero tugira ingaruka zabyo. Uyu mugore cyangwa uyu mukobwa Aburahamu amaze kumutera inda ndetse no kumucyura, ngo yateje umwiryane mu rugo rw'isezerano, ngo hagati ya Aburahamu na Sara haba intonganya, ngo kubera Hagayi. Rero hari ibintu bituvuna cyangwa hari ibintu bituremerera kuko dushaka kubishyira mbere y'igihe.
Yesu ashimwe cyane. Ni byiza rero ko tumenya igihe cy'Imana n'imikorere y'Imana. Nimba uzi ko Imana igufitiye umugambi, ukaba uzi ko Imana igufitiye igenamigambi, ugomba kugendana nayo, ukaba mu bushake bwayo kugira ngo umenye igihe cyayo n'imikorere yayo mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero Aburahamu yashatse gukora mu gihe cye, ariko ibyo yakuyemo ntabwo byamuhiriye. Natwe ibintu dushaka mbere y'igihe akenshi biratuvuna bikaturanira, ariko igihe kigeze Imana irakora kandi igasoza ibyo yagambiriye gukora. Ndagusengera, ndakwifuriza ko wasobanukirwa umugambi Imana igufiteho kandi yawumenye kera utarabaho. Nshuti yanjye rero, wikwiheba, wicika intege, wicogora, wisubira inyuma, subiramo imbaraga mu izina rya Yesu. Ibyari byanze ongera ugerageze, ibyo wagerageje bikanga bigerageze, wari unaniwe ongera ubyuke, wari ucitse intege ongera uhaguruke, wari urwaye bamuzima, kuko Imana igufiteho umugambi mu izina rya Yesu Kristo. Tujye gusenga Imana rero, tujye gusengera abantu b'Imana, tujye gusengera abaduteze amatwi. Waba urwaye turagusengera, waba uri aho ngaho uri inyuma utazi icyerekezo cy'ubuzima bwawe, turagusengera Imana ikwinjire mu mugambi wayo. Uko waba uri kose no waba uri hose, turagusengera mu mbaraga z'Umwuka Wera mu izina rya Yesu. Mwami Yesu Kristo, ufite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, twongeye gusengera abana bawe mu izina rya Yesu Kristo, barimo baduteze amatwi, barimo badukurikirana, bakurikira ijambo ry'Imana. Nongeye gusenga bari badafite ibyiringiro, bari bameze nk'Abisiraheli igihe bari mu bucakara. Ijambo riravuga ngo bageze igihe bamera nk'amagufwa yumye, ngo kuko ibyiringiro byabo byari byarashize, ngo bameze nk'amagufwa yumye kandi atatanye. Ngo ariko databuja urongera ubaremamo ubuzima, ubaha ibyiringiro. None urimo uravugana nabo Mwami ukababwira ngo nubwo muri bihe bikomeye, nubwo maze igihe mu biruhije, ngo ariko hari ibyo nibwira kubagirira, ngo kandi ibyo nibwira kuzabakorera ntabwo ari ibibi ahubwo ni amahoro. Nzi neza ko nubwo umuntu yaba anyura mu bihe bikomeye, nzi neza ko nubwo umuntu yaba anyura mu bihe bigoye, hari plan mufiteho, hari igenamigambi dufiteho. Ndasabye mu mbaraga z'Umwuka Wera kugira gukora ibitangaza. Abari barwaye bakire, abari baboshwe babohoke, abari bakeneye umugisha bawubone. Imbaraga z'Imana zikora ibitangaza ku muntu wese uzadukurikirana, umuntu wese utwumva ahari mu mahanga, wo turi hamwe muri iki gihugu, bose bakira imbaraga zo kubohoka no gukira. Umwuka w'Imana akora ibitangaza, ubahagurutse Mwami, ubinjize mu mugambi wawe mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi isumba amazina yose. Amen. Yesu abaha umugisha. Shalom shalom. Amen.